Igice cya kabiri. Ineza akaba yarakuriye mu mudugudu wa Nyamugari, ahatuje kandi hari urusobe rw'ibiti n'indabo z'amabara meza. Yakuranye n'umubyeyi umwe, nyina witwaga Mukamana, wari umupfakazi wicisha bugufi watozaga ineza indangagaciro zo gukunda abantu, kubaha no gufasha. Ineza yari umukobwa utuje ariko utinya amafuti. Iyo yabonaga undi mwana arira, yahitaga amusanga akamuha icyo yari afite. Yari azwi cyane ku isoko, aho yajyaga gufasha nyina kugurisha imboga n'utunyanya. Abagore bo mu mudugudu bakundaga kumubwira bati, uyu mwana w'umunyampuhwe azavamo umuntu ukomeye. Ariko icyo benshi batari bazi ni uko umutima wa Ineza hari urukundo rudashira ku biremwa byose, abantu, inyamaswa n'ibimera. Iyo yavugaga amasengesho nijoro, yifuzaga kugira impanuro yo gukiza ibikomere by'isi nubwo yari akiri muto. Umunsi umwe ubwo yicaye mu busitani bw'iwabo, yibutse amagambo umusaza yamubwiye. Nuko Ineza yaratunguwe ariko ntiyatinya. Yumvaga ko ari igihe cyo kurenga imbibi z'umudugudu, agashaka ukuri ko mu mutima we wari wiyumvamo ko akiri muto. Igice cya kabiri. Ishyamba ry'ibanga. Umusaza Birasemo ibyo yamubwiye murabyibuka. Ishyamba ry'ubwenge rikurimo, ntutinye ibisa n'inzitane kuko umutima wawe ari urumuri. Ineza afata inzira aragenda. Amajije kugera mu ishyamba, muribuka ko iryo ishyamba ryitwa ngo irindi banga. Ageze kure agihumbya irindi banga, yumva amarira y'ikinyana cyari cyarafungiwe mu mutego w'abasoromi. Nuko yiyumvamo ko agomba kujya gukiza ko kandi gishaka ubufasha. Yaracyegereye aragikiza, ariko icyakurikiyeho cyaramutunguye. Dukomeze n'igice cya kane. Abanzi bagaragara. Akivaho, abarwanyi bambaye imyambaro ya gisirikare bamubonye baramwirukankana. Ineza yatangiye guhunga, umutima utera insigane, ariko impeta z'urumuri yamuhishuriraga inzira. Yabashije guhunga, yihisha mu bihuru. Agera ahari akazu k'amatafari y'ibiti, aho yihishe, umusirikare umwe yageze hafi yaho, atangiye gushakisha aho ibimenyetso bihishe. Ese Ineza azabasha kurenga abo banzi? Ese impeta